iyi niyo application yoroshye kuyikoreramo amafaranga kubera yuko amake yo kubikuzamo ni amadolari 5. Amadolari 5 kuyabona biroroshye cyane. Gukora task imwe ishobora kuguhereza amadolari agera muri 6. Hano harimo task nyinshi zo gukora ku buryo utanazirangiza, biterwa n'umwanya ufite ndetse n'igihe wabihaye. Ahangaha rero kubikuza ushobora kubikuza ukoresheje uburyo bugiye butandukanye, aribyo ngiye kubereka. Niba uri mushya reba yuko wakanze subscribe, niba ino video hari icyo yagufashije kanda like, usharinge bagenzi bawe, hanyuma nabo bamenye uburyo wakorera amafaranga online. Kuri iyi channel tuvuga uburyo wakorera amafaranga online, tukakwereka uburyo wakemura ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite cyerekeranye na telefone yawe. Hanyuma uyu munsi nje kukwereka application wakoreramo amafaranga aho waba uri hose kandi ukayabikuza igihe icyo ari cyo cyose ushakiye akakugeraho. Iyi application irizewe 100% kubera yuko nitunyarukira kuri Play Store turaza gusanga iyi application ifite rate ya 4.8. Iyi rate ni nini cyane kubera yuko iyi application imaze kudownloadingwa na miliyoni 10, hanyuma ikaba ifite rate cyangwa se ifite inyenyeri zingana na miliyoni 1,800,000. Hanyuma rero iyi application no kuvuga ngo abantu bayihaye inyenyeri 5 nibo benshi. Urabona yuko abandi bose bagiye bayihereza 1, 2, 4 gutyo bari hasi cyane. Ikindi nuza hano urasanga ku bantu bayitanzeho commentaire nta muntu uyivugaho nabi. Iyi ni application nziza cyane, nawe nagushishikariza gutangira gukoresha. No kuvuga ngo kubikuza amafaranga ni kuri PayPal n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Abantu mudafite PayPal account mumbwire mbakorere video yerekana uburyo wafungura PayPal account. N'abandi bafite ibibazo by'uko babuze uko bakura amafaranga kuri PayPal, nabategurira video ibereka uburyo bakura amafaranga kuri PayPal bayakira kuri mobile money. Biroroshye kandi birizewe kuko maze kuyakora kuri PayPal nyakira kuri mobile money inshuro zirenze imwe. Hanyuma rero kugira ngo utangire gukoresha ino application urajya muri Google Play Store wandikemo earn money get paid cash. Hanyuma rero uraza guhita ugwa kuri application ifite logo imeze gutya, hanyuma urayikorera install. Nge nari nsanzwe nyifite muri telefone yanjye, ndakanda kuri open. Numara ku installinga nawe urakanda kuri open, hanyuma utegereze ifunguke utangire kuyikoresha. Nkuko mwabibonye iyi na application ukorera amafaranga mu gusubiza ibibazo, mu gukora task. Ni ukuvuga ngo hari ugukina amagame, gusubiza ibibazo, kureba video ndetse no kuba wahabwa ibihembo nk'umuntu nyine uri gukoresha ino application. Hari ibihembo bingana n'amadolari 100 batanga buri munsi. Ndaza kukwereka uko bimeze. Kurikira video kugeza irangiye kugira ngo nawe ubashe kumenya uburyo wajya mu banyamahirwe babasha gutsindira n'ibyo bihembo kandi wanakoreye n'ayandi ku ruhande. Hanyuma rero iyo umaze gufungura ino application, ikintu cya mbere uba ugomba gukora ni ugushyiramo email ifunguyeho PayPal account. Nibibatera ikibazo mushobora no kuyikoresha mu gihe mutarafungura PayPal account, hanyuma mukazayifungura nyuma mukabihuza. Ukuvuga ngo iyo uje hano hejuru kuri kano kalogo kameze nka PayPal hejuru mu nguni iburyo ukahakanda, bahita bakwereka ahantu ugomba gushyira email address yawe, ariko ikaba ari email ifunguyeho PayPal account. Hanyuma rero no kuvuga ngo iyo umaze kuhakanda barabikwereka. Urabona yuko ushobora kuza hano ugashyiramo email address yawe. Nge nsanzwe nyifitemo kandi iri verified. Ukuvuga ngo iyo umaze kuyishyiramo ukanda hano kuri save email, hanyuma iyo bakubwiye ngo perfect, icyo gihe email yawe iba yamaze kugeramo. Ikindi ni ukuvuga ngo amacoin cyangwa se amapoint make yo kubikuzamo ni 3,500,000. Aya ngaya angana n'amadolari 5. Ni ukuvuga ngo ntibigutera ubwoba, aya ngaya ntabwo ari menshi, kuyabona biroroshye. Aribyo ngiye kukwereka task ushobora gukora zikaba zanaguhereza amacoin arengeje 3,000,000.
ni ukuvuga ngo ukaba wakora task zifite agaciro kari hejuru y'amadolari 5 ugahita ubikuza. Hanyuma rero wowe kanda hano kuri save email niba ugiye gushyiramo email address, ugomba gushyiramo email address ifunguyeho PayPal account. Hanyuma niba bakubwira ati we have saved your verified PayPal email address for future payout perfect, icyo gihe rero biraba byagenze neza, urahita ukanda kuri perfect hanyuma usohokemo. Ahangaha hejuru rero ngira ngo urahabona niho usanga amacoin cyangwa se amapoint ufite, hanyuma aya mapoint niyo avunjwamo amadolari. Aya mapoint rero urabona niyo nkoreye muri aka kanya nkigifungura, biroroshye cyane kuyabona kuri survey imwe yonyine nari nsubije. Hanyuma rero urabona kano kazeru kari hano niko kaba karimo karagenda gatrimuka kagenda kimuka uko ugenda ukora survey. Iyo kamaze kuzura bahita bakwemerera kubikuza. Nzaza mbereka none uburyo ubikuza muri no application. Hanyuma rero reka dukore survey imwe turebe uburyo biba byifashe. Ahangaha rero hari survey tugiye gukora ivuga ku bushakashatsi ndetse akaba ari survey bari butubaze ku bigendanye n'ibyo kurya, ashobora kuzamo wenda n'imitekere. Reka turebe survey bari butubaze ku niri ubimeze hanyuma tuyisubize. Hanyuma nk'uko ubibona gusubiza survey wowe uyikandaho, iyo umaze kuyikandaho urabona bahita bakwereka ibibazo nyine. Nkanga bari kutubaza ati how many minutes a day are you preparing food at home, ni iminota ingana iki utegura ibiryo iyo uri mu rugo. Ahangaha rero wasubizaho ibyo ushaka bitewe nyine n'iyo minota. Ushobora kubabwiza ukuri cyangwa se ukababeshya, ni ubushake bwawe, gusa icyo washyiraho cyose nta kibazo, si ngombwa wenda ngo ubuzi ngo binasobanuye iki. Ahangaha ngiye rero ku bwanjye nkoresha hagati y'iminota 60 n'iminota 90. Hanyuma rero imaze kugihitamo uhita ukanda kuri kano ga fresh, hanyuma ugahita ukomeza. Hanyuma rero kwiyandikisha ntago bigoye, muraza kunyura kuri link ndi bubashyire muri description ya video, munyure kuri link iri pinned muri comment hanyuma mwiyandikishe, biroroshye. Uraza gukanda kuri kantini, uraza guhita ugera kuri Google Play Store downloading application yabo, hanyuma uze guhita uhitamo kantini with PayPal email, hanyuma uyishyiremo utangire gusubiza zino survey. Urabona ni ibintu byoroshye. How many minutes a day are you eating at restaurant, ni iminota ingana iki ufatira amafunguro muri restaurant. Ahangaha rero wahitamo ibyo ushaka bitewe n'iyo minota nyine ukoresha. Ahangaha baratubajije ati how many minutes a day you are picking up food from take away restaurant. Ahangaha reka duhitemo 30 minutes or less. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma baratubajije ati have you ever tried a meal kit delivery service? No. Igisubizo ni no kuko ntago nigeze mbigerageza. Hanyuma rero iyo umaze gusubiza ibibazo byose ukanda kuri V. Ahangaha ibyo waba wasubije byose amafaranga yawe barayaguha nta kibazo. Ikintu utegereza ni uguhita ukora refresh hanyuma ukareba kuri balance. Urabona kuri balance duhise tugiraho 11,000. Hanyuma rero nzagaruka mbereka uburyo bikuza muri no application, uburyo ushobora noneho kuba wajya mu banyamahirwe batsindira biriya bihembo bingana n'amadolari 100 nk'uko nabibabwiye. Mukande subscribe, mukande no kunzogera, hanyuma mukande like n'ibino video hari ikintu iri bubafashe. Ikindi mujye muri commentaire mutubwire uko ino application mwayibonye, musharing inshuti zanyu nazo zitangire gukorera ano mafaranga. N'amafaranga yoroshye cyane kuyakorera. Nje mwabanye ndetse nkanabategurira nkabagezaho ino application. Nitwa Nshimiyimana Peter, ndabakunda cyane.